Banyarwandakazi nongeye kugaruka mu gihe kirekire muri maze ntavugira hano kuri YouTube channel yanjye ya Beauty Sylvestre, ariko bitumye nari maze hari ibyo nari ndimo mbibutse ko Facebook ya Beauty Sylvestre nayo nyifagaritse kubw'impamvu runaka. So uyu munsi rero twe tuje kugira ngo tuganire ku kibazo kimaze iminsi cy'abanyarwanda muri Uganda bari gushimutwa nyuma yaho umuhungu wa Perezida Museveni yumvikaniye n'ikihebe cyashimuswe Rwanda Kagame. Ndakeka ku Amerika yamaje kumenya ko iriya leta atari leta ahubwo ari igihebe nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Ni nyuma yaho rero uyu mukobwa Rusesabagina cyangwa umuryango wa Rusesabagina ugerageje kubashira hanze, ariko ntabwo ari bo gusa, burya abantu bose bagerageje kubivuga ahubwo abantu ntibabyumve. Njye nakomeje kugira mbabwira ko abantu ari ibyihebe byashimutse Rwanda, ariko noneho urabona byinjiriye umuhungu wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba, birashaka kumukoresha kugira ngo bishimute impunzi z'abanyarwanda ziri hano, abandi zimukoreshe kubahemukira cyangwa se kubafunga. Ariko mu by'ukuri nabyo nta rukundo bimukunda, kuko no mu gihe cyashize nawe yari kuri liste yabo bishaka guhemukira. Ndakeka ayo makuru yarayabonye kandi nabo ayababizi. So rero ku kibazo cya Uganda na leta y'ibyo byihebe byashimuse u Rwanda byita FPR, nubwo mubona bagenda bumvikana bakagenda nanone basubira inyuma, ukabona barumvikanye ukongera umubano ukongera ugasubira inyuma. Mu by'ukuri muramuzi Kagame ni umuntu ubushaka kugira ngo yinjirire amaraso mashya. Nyuma yaho Museveni nyine wamuzi kuva hasi kugira ku kano hejuru, yashoboye kwinjira uyu muhungu we. Se urabona aracyari umusore, nta myaka 50 aragira. Kuri birthday ejo bundi yabaye cyangwa se umunsi w'amavuko yakoresheje mu minsi yashize, yagaragaye ko afite imyaka 48. Ni umwana rero wavukiye mu bisubizo, kuko se ni perezida kandi perezida wanabirwaniye. Urumva yaba yaravutse mu ntambara cyangwa se akaba yarakiri mutoya. Kagame rero abo nibakoresha kugira ngo ababeshye, agenda ababeshye akore abahemukisha, abakore ubuhemu ababeshya bya binyoma bye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo leta ya Museveni izigira yumvikana na leta ya Kagame, kubera impamvu Kagame ni umuntu wavuze ko leta ya Museveni ngo yakomeje kugenda ishaka gufasha abamurwanya kuva muri 1998. Rero urumva ni umugabo w'umunyenzika, buri kamwe kose agerageje gukora nimba uvuganye n'umuntu umunenga yo yumva ko ugiye kumufasha. Kikwete yavugiye mu nama ya African Union muri Ethiopia, arababwira ati mwumvikane nabo barwaye nabo banenga ba FDLR, muzi kuntu yavuze kazana mwica. Rero na Museveni, muze Museveni ntabwo ayobewe ko leta ya Kagame arabica kandi badashobora gushira intwaro hasi, intwaro yawe y'ubwicanyi, y'ubusambo, y'ubugome, y'ubukora amaraso. Ejo bundi barasiraga abantu bo ku mipaka. Nibuka ko ari we nawe yanditse ibaruwa yandikira ba RDC, ni baba district nyine abayobora mu ma district, arababwira ati iriya leta mubwira abaturage bayitondetse criminal government, ati abantu barasa abantu badafite intwaro bambutse bari gushaka ibirayi bari kugira. Bare Museveni arabazi, ahubwo nyine ni ikibazo cy'imipaka. So ndagira rero kugira ngo ngerageza kubwira abanyarwanda bari mu Rwanda leta ya Kagame ikomeje kugenda ikoresha, ndetse n'uyu mwene data General Kainerugaba shakwa dukurikira. Kagame rwose ni umuntu udashobora kuba inshuti, ni umuntu udashobora na rimwe uyu munsi abakubara aragukoresha mu nyungu zakakugwisha muri penalite. Ikindi Kagame yatera umwaku, kuko muri muntu wese yakoranye nawe yamuteye umwaku. Ndabaho urugero reba Nkunda, ndabaho urugero reba Ntaganda ari Muhehe, Sultani Makenge ntaho yajya,
si ibyo gusa Kayihura bakoranaga nawe muzaha uko bimeze ntabwo ari n'uwo gusa abajenerali we yakoresheje amabi yose muzi ukuntu byagenze abashize ku gatebe yamanje yakoresha ibingira nawe wari wanyuma ariko mwabonye ko nawe yamufasha akamufunga nuvuga ngo rero nasabaga uyu musore n'abandi bose kugira ngo ntibagabwe mu mutego wo kwiteranya n'amaraso atari urubanza umuntu yahunze akajya mu gihugu runaka agihungiyemo kandi bigaragara ko icyo gihugu cyakomeje kugera gishimuta abaturage bacyo anyway ntabwo ari n'igihugu ubwo ni kuri mino government nkuko Perezida Museveni yabivuze ni ibyihebe byiyoberanye bikavuga ko bifite leta kandi ari ibyihebe ntabwo rero uyu muhungu wa Museveni Generali Muhoze yagakwiye kumvira uriya mugabo kuko nawe nzi neza ko ari amakuru hari ko nawe mu gihe cyashize yamuhigaga kandi n'ubu ntabwo aramuvaho ubwo aracyamushaka kugira ngo ari uburyo yamurogamo cyangwa mukora ubundi bugome kuko Kagame ni umunyenzika ni umweliminate ni umugome mubi udashobora guhindura icyo yarahiriye icyo ari ubugome mpaka kugeza akakwica ni umunyenzika karabutaka mumbishe ko rero Robert uyu Sergeant Major Robert bamurekuye by'agateganyo n'uyu muhungu Fatiga Kwerere ukoresha Facebook nawe bafashemo Obedi Katurebe ariko ntabwo yariwe kuko iya Facebook account yarakomeje irandika kandi nawe yarabihakanye hari n'andi mariste y'abantu bishizemo babeshya ariko cyo nasaba ubutegetsi bwa Uganda leta ya Uganda yakarebye amagambo Kagame yavuze igihe yasabaga umwicanyi we yohereje muri Mozambique mu bihugu by'amajyepfo bita Rene Rutagungira akagaragaza ibintu yavuze akagaragaza ukuntu yagiye imbere y'abana akishima akavuga ko bishe ibihumbi 2 by'abasirikari igisangani ntabwo Kagame azigera yumvikana na Perezida Museveni cyangwa leta ya hano kuko Kagame ni umugome n'umunyenzika ntabwo rero yakakwiye kugwisha mu mutego uyu muhungu wa Museveni kuko dore ko we nta n'ibyaha arakora aracyari umusore ntabwo we arajya ku perezida ngakora ibibi cyangwa agira iki ndumva atakakwiye kumva gukurikira ibyo Kagame akora nje ntabwo ni kubivuga ngo wena ngo ndatinya cyangwa iki ntawe ntinya kuko ntinya Imana yandemye kandi nta nicyo nishinja ariko kurwanya icyo kihebe cyo rwose urumwe wese namuhamagarira kukirwanya kurwanya iyo leta y'ibyihebe byashimusa u Rwanda bitejeje akarere amahoro make umutekano mukeya nta mahoro kakigira ubwicanye ndengakamere bazanyemo mu gihugu cyacu abapede abatinganye kubera iki kubera kuko igihugu yagikuye mu maboko y'Uwiteka gishira mu maboko ya Sekibi ashigikirwa na bamwe mu madini nk'abagatulika kugira ngo bamwamagane ibyo ari gukora ubusambanyi bwuze mu Rwanda bwuzuye ahubwo ba Karidinali Kambanda baramushigikiye ubwo murumva nyine impamvu bamushigikiye kuko ari bamwe muri bo kuko ntabwo washigikira umuntu uri gukora ibintu nka biriya so banyarwandakazi twese hamwe niduhaguruke twamagana iki kibazo cyo gushimuta impunzi zahungiye mu gihugu cya Uganda Kagame yishe inyuma y'uyu musore kandi aramushuka kuko ntabwo kuva kera hose twigeze tumubona nibi ariko wenda yizena cyane atigeze agaragara mu myanya ya leta cyane wenda ngagira umwanya cyane ko ari umusirikari ariko noneho Kagame murabizi buri gihe cyose kategetinga umuntu utazibye umuntu utamuzi akazana bwa buryarya bwe mu bwa Sekibi bwa Satani yarangiza akagwisha abantu mu bibazo kandi byarangiza n'uwashutse akamutera umwaka muraza kubibona ko mabwira ko Kagame atera umwaka n'uyu musore rero naramuka atumviye abanyarwanda cyangwa abandi bantu inama bamugira cyangwa ngarebere ko bandi Kagame aramutera umwaka ko Kagame nta mugisha umuvaho ntawe yakoranye nawe Kisekedi mwabonye ko ejo bundi yamuhindutse nese Kisekedi ntiyari manje yamwegereza ntiyaramuteye kudeta se nise
wakora ibiruta bite, wakorera Kagame bingana bite kurusha Museveni? Ese ibitutsi yamututse ntabwo bizwi se? Uko yamwandagaje ibyo yakoze akamujya kumuteranya n'abazungu hirya no hino agafasha abadakwiye gufashwa ntabyo bazi, sini mu bireba. Ntacyo wakorera Kagame, nta namba. East Africa yaramumenye, yamanje yakunda ndabona nkuru nziza kera igihe bashimutaga Mushayidi byarangiye biti, harangiye amukubise agiye kumukubita kudeta, nge nemera ko n'urupfu yapfuye ari wowe wamuroze. Bavandimwe, icyari kinzanye hano ni ukwamagana ibintu byo gushimuta abanyarwanda no kubafunga n'impunzi muri Uganda. Ikindi ni uguhamagarira abanyarwanda no mu karere abakongomani, cyane cyane abakongomani n'abanyarwanda, ko bareka amagambo bafata imbunda, bagura imbunda, batekereza gufata imbunda, ko Kagame yararwanya afata intambara. Ntabwo ibyo kuvuga ngo Rusesabagina ngo arava muri gereza, yese bari gukora akazi keza, ariko ibyihe bivanwaho n'umuriro n'imbunda muyifate rwose. Murakoze murakarama. Ikindi nababwira cyo nahinduye namba ya WhatsApp. Ushobora kumbona kuri WhatsApp ugashiraho akamenyetso 265 kode ya Malawi 98 43 28 572 kode ya Malawi 98 43 28 572. Murakoze cyane, bye bye.